Yes, ladies and gentlemen, nongeye kubaha ikaze kuri Behind Walls Terrace. Ndabasuje mwese aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye. Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Nizere ko kandi Nyagasani akomeza kubahundagazaho imigisha. Zawadi ndetse na Omari babanaga nkaho baremanywe, barakundanaga cyane, bari bamaze igihe kirekire babana ndetse bakundana by'ukuri. Buri gihe babaga bari kumwe, wagira ngo nibwo bwa mbere bagihura, babaga bafitanye urugwiro ndetse bafitanye urukundo rwinshi. Zawadi yari afite imyaka 50 naho Omar yari afite imyaka 60 y'ubukure. Aba ukore babiri, Zawadi ndetse na Omar, bakundaga kumara igihe kinini bari kumwe ndetse urukundo babaga bafitanye hagati yabo Omar ndetse na Zawadi ni ikintu buri umwe wese ashobora kuba yakwigiraho ndetse yabona akabona ko ari ibintu byiza cyane. Barasangiraga bagakina ndetse iyo wabonaga wagira ngo baracyari batoya, buri umwe wese wabonaga uburyo babaga bishimye yarabatangariraga. Aba uko ari babiri bari bafite umwana w'umuhungu witwaga Kwami. Uyu mwana wabo akaba yaramaze gukura, yari yarangije amashuri ndetse ari gukorana na kampani ikomeye cyane, afite akazi keza. Ahangaha uyu muhungu wabo Kwami ntabwo yabanaga n'ababyeyi be, ahubwo yabaga mu nzu ye yibana. Rimwe na rimwe yazaga kubasura, yamara kubasura kongera akisubirira mu nzu ye aho yabaga. Ariko iyo yitegerezaga uburyo papa we na mama we bakundana, yumvaga byishimiye cyane ndetse akumva akwiriye kubigiraho. Nuko rero umunsi umwe Omar yakiriye amakuru meza, yakiriye yuko agiye kubona contract yo kujya gukorera muri Amerika. Ahangaha ari kugenda akava aho ngaho akajya muri Amerika agakora umwaka wose akabona kugaruka. Iyi contract yarabonye yari kumuha umushahara mwiza cyane. Ahangaha Omar yarishimye kubera yuko yarabonye chance zo kugira ngo ateze imbere umuryango we ndetse akora amafaranga menshi. Ubwo Omar yabwiraga umugore we Zawadi ko agiye kugenda akamara igihe kingana n'umwaka muri Amerika, byabaye ibyishimo byinshi cyane. Nuko ubwo bari bicaye rero ari ninjoro, iryo joro ari babiri, bya byishimo bya mugore Zawadi byatangiye guhinduka mu bwoba. Arangije atangira kwibaza ati ese ni gute nzaba mu mwaka wose ntabona Omar. Nuko ahangaha rero uyu mugore yatangiye kubabara, yumva ntago azashobora kwihangana kumara umwaka wose atari kubona Omar impande ze. Nuko Omar rero yaje kubona yuko hari kitagenda kuri we, arangije aramwegera, aramuhobera, amwegereza umutwe, arangije aramubwira ati Zawadi, ndabizi ko bizaba bikomeye ariko humura, ubu noneho bizihuta, nzajya nguhamagara buri munsi, humura rwose, nzagaruka impande zawe, nzagukunda buri gihe cyose ndetse nzagukunda nkaho nkuri iruhande. Nuko igihe rero cyo kugira ngo Omar ava aho ngaho cyarageze. Zawadi yarahagaze atangira kurira amureba ubwo yavaga aho ngaho, ariko aho ngaho Omar yaramwitegereje ahita yongera aragaruka, aramuhobera cyane, aramukomeza ndetse aramusoma, aramubwira ati sheri, nzagaruka humura, ntabwo nzatinda. Aramubwira ati uyu mwaka humura uzihuta. Kwami yitegereje mama we ubwo yari kurira. Nuko Kwami arangije yegera mama aramuhobera, aramubwira ati mama, humura, ndi hano ku bwawe, igihe cyose uzankenera nzaba mpari. Zawadi yagerageje guseka ahangaha, ariko aramubwira ati Kwami, nta muntu ushobora gusimbura papa wawe. Aramubwira ati ngiye nzamukumbura buri munsi. Nuko uko iminsi rero yagiye itambuka, Zawadi yatangiye kumva, atangiye kugira irungu, atangiye kurambirwa kuba wenyine. Inzu yabaga icecetse ari wibamo wenyine, atangira kumva atangiye kugira irungu ryinshi. Nuko umugoroba umwe arangije ahamagara umuhungu we Kwami, aramubwira ati mwana wanjye, ndi kubona ino nzu iri kuba nini cyane, ese nta kuntu naza nkaba ngumye aho ngaho kugeza igihe papa wazagarukira. Kwami ntabwo yatinjije, yahise amubwira ati mami, nta kibazo, waza humura, inzu ni nini, inzu yanjye niyo yawe. Nuko umunsi wakurikiyeho Zawadi yapakinze buri kimwe cyose yerekeza ku nzu y'umuhungu we Kwami. Ubwo yageraga rero ahangaha mu nzu y'umuhungu we Kwami, batangiye kugira ibyishimo, bagasangira, bagaseka, bagatera stories zitandukanye. Ariko Zawadi nubwo basekaga ahangaha bakaganira, bagatera stories zitandukanye, umutima we wakomeje gutekereza Omar. Ijoro ryose yaramukumburaga. Nuko umugoroba umwe wa musore Kwami yatumiye umushuti we witwaga Taye, aramubwira ati nsanga mu rugo unsure. Uyu musore yari umusore mwiza muremure ndetse ufite ibigango, ndetse ubona ko ari umusore umunyamutima. Nuko wa musore ubwo yahageraga, uyu mumama Zawadi ubwo yamurebaga yahise yirukanka ajya mu cyumba, aragenda ahindura imyenda yari yambaye, yambara utwenda dutoya tugufiya tumugaragaza. Arangije aragaruka aza kumusuhuza. Nuko ubwo barimo baganira,
Zawadi yatangiye gucika intege, bigaragara yuko yakunze uno muhungu taye. Umuhungu we yabashije kubibona yuko mama we hari ikitagenda, yatangiye gukunda uno muhungu mushuti we. Nuko ubwo taye yavaga aho ngaho arangije yegera mama we Zawadi, nuko arangije amubwira ati mama, ntago jewe nabikunze, ntago byari ngombwa yuko ujya kwambara biriya bintu wari wambaye kugira ngo uhure n'umushuti wanjye, biriya bintu nabonye bidasanzwe. Nuko Zawadi arangije amubwira ati no, ntabirenze, njye nagerageza kugira ngo ngaragare neza. Nuko arangije amubwira ati ese uri kuvuga ibyo ngibyo kubera ko ndi kubana nawe? Ese yari amakosa yanjye kuba papa wawe yaransize akansiga jyenyine? Kwami ahangaha yahise yegera mama we, arangije aramuhobera aramukomeza, arangije amubwira ati mama, mbabarira, njyewe nkwitaho, humura genza abandi hano ku bwawe igihe cyose. Nuko umunsi umwe igihe Kwame yari yagiye mu kazi, tayi yaje kongera agaruka kuri rwa rugo rwa mushuti we Kwame. Nuko ageze aho ngaho asanga Kwame ntawe uhari, ahubwo asanga mama we Zawadi. Nuko Zawadi arangije amubwira ati Kwame yagiye ari ku kazi. Nuko ubwo tayi yaragiye gusohoka kugira ngo asubire iwe, Zawadi arangije amubwira ati Kwame yagiye ari ku kazi. Nuko ubwo tayi yaragiye gusohoka kugira ngo asubire iwe, Zawadi yahise amufata akaboko, arangije aramukurura, noneho arangije aramusoma. Nuko muri ako kanya tayi ntabwo yabashije kwifata, bose byarangiye baryamanye, barangije bakorana imibonano mpuzabitsina. Ariko hashize akanya gatoya Zawadi yaje gusanga yaguye mu mutego, noneho atangira kubwira tayi ati rekeraho, ariko tayi nta buryo yari kwifata, nta buryo yari kurekura, nta buryo yari kurekeraho. Byari byarangiye, tayi nawe isoni zahise zimwica, yumva akozwe n'ikimwaro, yumva akozwe n'isoni. Aramubwira ati mbashije guhemukira umushuti wanjye. Arangije amubwira ati ntago nzi uburyo ibi bintu aramutse abimenye yabifata. Zawadi nawe arangije atangira kwicuza, arambwira ati tayi, ndakwinginze reka ibi bintu bigume hagati yanjye nawe, ntago nshaka ko Omar ndetse na Kwame bamenye ibi bintu, mbabarira, nari mfite irungu rikomeye cyane. Nuko umunsi wakurikiyeho Zawadi yaje kugira igihunga, yikubita hasi. Nuko Kwame yafashe mama we, arangije aramwirukana amujyana kwa muganga. Nuko igihe docteur rero yamurebaga amaze kumupima arebe ikibazo afite, atangira kubona yuko afite imbaraga nkeya. Nuko docteur arangije aravuga ati byanze bikunze Omar nagaruka agomba gushaka uburyo yakwita kuri uyu mugore we. Nuko Kwame akimara kumva ibi ngibi yahise yumva agize urujijo, kubera yuko Omar yari amaze igihe kinini atari aho ngaho. Ahangaha rero Kwame yagize ubwoba ko wenda mama we yaba hari ibintu yakoze akaba atwite. Nuko hashize igihe gitoya Zawadi yaje kongera agarura ubuzima. Nuko Kwame arangije aramwegera amubaza ati se wari wabaye iki, byagenze gute? Nuko Zawadi ahangaha yashatse kugerageza kwanga kumusubiza, ariko Kwame yakomeje kumushyiraho pressure, aramubwira ati nsobanurira iki cyari cyabaye kuri wowe. Nuko arangije Zawadi atangira kwicuza, arangije amubwira ati njyewe nahuye na mushiti wawe tayi, ariko byabaye ko mba wiki nkagira intege nkeya, birangira ndyamanye nawe. Ahangaha umuhungu yahise arakara, arangije ahita ajya guhamagara polisi. Polisi irangije iraza ifata tayi ijya kumufunga. Nuko arangije uburakari buramwica, ndetse ahita abwira mama we asubire mu rugo rwe. Nuko ubwo Zawadi yasubiraga mu nzu yabagamo n'umugabo we, akaguma wenyine, yatangiye kugira irungu ryinshi ndetse n'akababaro, ndetse atangira kwicuza, atangira kuregreta cyane. Ahangaha yarimo araregreta ku byo yakoze, byonyine kuba yari yaraciye inyuma umugabo we yakundaga ndetse nawe wamukundaga, byari ibintu byo kuba yagombye kwicuza. Nuko arangije afata telefone ahamagara umugabo we Omar, atangira kwicuza buri kimwe cyose, aramusobanura uko byagenze. Nuko igihe Omar yagarukaga ageze mu rugo, nuko arangije ahita abwira Zawadi ati vangaha, aramwirukana aho ngaho mu rugo. Ariko hashize igihe gitoya uyu musaza Omar yaje kubona yuko urukundo yakundaga uyu mugore we Zawadi rwari urukundo nyarwo koko, rwari urukundo rukomeye. Arangije ahitamo kumubabarira ndetse aramuhamagara amubwira ati garuka mu rugo, ndacyagukunda. Zawadi yarahageze, arangije aramubwira ati ntabwo nzigera na rimwe mu buzima nongera kwangiza icyizere mfitiye. Ahangaha rero barakundanye ndetse barababarirana, urukundo ruratsinda, ndetse ikintu cyitwa kubabarirana gihabwa agaciro. Ndetse Kwame ubwo yabonaga ababyeyi be biyunze ndetse bongeye bagakundana, ni ibintu byamushimishije cyane. Kwame nawe yaje kubona yuko
yakagombye kugira impuhwe akababarira mushuti we. Yahise agenda ajya gufunguza wa mushuti we Tai, nawe agaruka mu rw'abongereza. Yabashije kubona yuko buri umwe wese ashobora gukora amakosa, ariko ukuri, urukundo ndetse no kwicuza nibyo bifite agaciro kurusha amakosa yari yose umuntu yakora. Nuko nyuma y'igihe rero Zawadi, Omari, Kwame ndetse na Tai barongeye bunga umugozi umwe, barongera barakundana, barongera bakora iyo relationship bari basanzwe bafitanye. Babashije kwiga yuko igihe umubano hagati y'abantu babiri harimo agatotsi ushobora kongera kubakwa nuko uwakosherejwe ashobora guha umwanya uwamukoshereje akamwumva ndetse akamubabarira. Wakoze rero kumva iyi nkuru ntoya, ariko ni ntoya kubw'iminota, ariko ni nini kubw'inyigisho wakagombye gukuramo. Nizere ko nawe wakize kubabarira, wakize kumva uwagukoshereje, kubera yuko twese turakosa, twese turi abantu, twese dushobora kugira intege nkeya. Wakoze rero kubana nanjye, wakoze kumpa umwanya wawe kumva iyi nkuru ntoya, ariko nizere yuko hari ikintu wigiyemo, nizere ko hari ikintu uye mu ntekerezo zawe. Ndagushimiye nawe mushyashya, niba utarakora subscribe kina gusaba no kwakana subscribe ndetse ukana no kunzongera kugira ngo igihe cyose shyize indi nkuru ujye ubona ubutumwa bugufi. Wowe wamaze gukora subscribe kina gusaba nuko ukanda like ndetse ugasharinga iyi nkuru kagera kuri benshi. Ikindi cya kabiri ukajya muri comment section ukambwira ese wigiyemo iki, ese niki iyi nkuru igufashije. Ndagukunda cyane, nawe ciao ciao.